Ngiye kwirirwa Yesu ashimwe. Tudatinze twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana kuko uyu munsi wo gusoza kuri jye, kandi numva ari ibintu biteka ampa kuvugira hano uyu munsi. Bitume rero dukoresha umwete wacu vuba, turebe amagambo ari mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 5. Tugiye kuvuga kuri ya masengesho yombi tuyatwarira rimwe, ya audience na urgence. Tubise mu Kinyarwanda wenda twagenekereza kujya gusenga Imana imaze iminsi gushaka, cyangwa ari wowe nawe uyishaka, kandi ibyo twasanze bishoboka. Umubano Imana ibanye n'umuntu wayo ushobora kugera ku rwego nayo imushaka, kamwifuza iti unyegere nawe, kandi kayibwira ndagushaka mu bihe ibi n'ibi. Some umurongo wa 20, igice cya 5 umurongo wa 20, tugere ku murongo wa 23, dusimbuke dufate ibice 6 n'umurongo wa 1. Dusome. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira, barababwira bati Uwiteka barebe abacira urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati Mwana, niki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakije na gito. Ibice 6 umurongo wa 1, Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagenda byemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko Imana ishimwe. Ahangaha murabona ko Mose yasenze isengesho ridashaka igisubizo cy'ako kanya. Nta urgence irimo rwose ahangaha. Ikiganiro rero Mose yagiranye n'Imana, iyo gikurikiranye guhera mu gice cya 3 ahamagarwa, za nkuru zo ku gihuru kigurumana ndumva muzizi, ngakomeza kugera mu bice y'ibine, udutest Imana yamukoresheje two kwishyira ikiganza mu gituza, kukivanaho, gushyira inkoni hasi kaba inzoka, ukageraho Imana yamubwiye amazina yayo agera kuri 3 akomeye: ndiho, nduwo ndiwe, nduwiteka. Hanyuma irya 4 ryo Imana rimubwiye ayibajije ngo none sabo ngiye kuza nabo bo nzababwire ko ari nde wabantumyeho. Nshingiye ko ibyo mbwiye byo nzabwira Farawo, abo bantu bawe bo uri mukuntumaho bo nzababwire ngo iki, kugira ngo batangitiranye, batazababwire ngo Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ukivuga ayo mazina, haleluya, bazahita bamenya uwagutumye uwo ari we, nawe uriwe. Imana ishimwe cyane. Mose agezeyo amaze kwerekana, niba nayita ordre de mission, amaze kubwira Farawo ikimugenza, muri byo kumwe na Aroni, amaze kubwira Farawo ikimuzanye, amateka aratubwira ngo Farawo akaza umubabaro ababaza Abisiraheli, akaza uburyo twabakoresha ngo bagirira nabi cyane kurutaho. Noneho abakuru bo mu Bisiraheli bahura na Mose na Aroni bavuye kwa Farawo, babasanganiza amagambo aca intege y'urucantege yo kubabwira ngo uzi ko umuntu yagira ngo mwazaniye Farawo inkota yo kutwica? Uzi ko kuva mwagera hano ariko ibyago byacu byikubye kenshi? Uzi ko kuva mwaza ariko Farawo twanze kuruta ikiriye twabaye hano? Mwaza kubura mwatumwe nande? urimo umucunguzi mu by'ukuri, urimo umuntu ugira akamaro.
ko wongera ibyago byacu. Mose ajya gusenga. Haleluya. Yihiriraho ngaho arasenga. Amagambo abwiye Imana mwayumvise. Uwiteka Mana, uribuka ku gihuru amagambo wambwiye ko mpamagaye? Uribuka umbwira ngo urantumye? Uribuka umbwira ngo njye kwa Farawo mbimubwire ngo nyibimubwira ngo azabarekura? None reba do, ahubwo nibwo babaje kurutaho. Ubu niki cyaguteye kuntuma koko? Asoresha ijambo nabaho ntabwo ndarikoresha nsenga jewe. Rivuga ngo nawe ntacyo bakije na gito. Nabaho kandi nsenze imyaka 41 sindasenga ntango nkorera ikosa. Nawe ntacyo ubakije na gito biburebera. Sora ntumye. Umva nawe iryo jambo kuri Imana. Igice cya 6 n'umurongo wa mbere, Uwiteka aramubwira ngo urebe ibintu ngiye kugirira Farawo. Amen. Zamukanda, zamushikamira, azabarekura byemejwe n'amaboko menshi. Aha hantu hari igihe mbibaza, ubu bwinshi bw'amaboko banyamasengesho mwibwira se ko Imana igira ngahe? Ko nayo igira ukw'iburyo n'ukw'ibumoso? Nayo ni nk'uku kwacu igira ukw'iburyo n'ukw'ibumoso. Twari tugize hariya nimugoroba, ukuboko kwayo kw'iburyo kuba kuri twe kuduhesha umugisha, kuduha umugisha, ni nako kwitwa ukuboko kwiza. Itangiriro 39 niho byanditse ko ari kuri Yosefu. Ukuboko kwiza kw'Imana muza gusoma hose ni ukw'iburyo. Mu gihe yo kutugirira neza rero, ukw'ibumoso kuba kuri kubanzi bacu. Haleluya. Burya kwagwaga n'Abafilisitiya ariko ukuboko kwiza kuri ku Bisiraheli. Imana yacu ibazo cyane. Rero ayo maboko menshi bisobanura ibintu byose Imana ikoresha imbaraga igamije kugutabara. Niyo maboko menshi, nta bundi bwinshi bwayo. Mwama dufashe cyane. Haro mwumvise ko cyari igisubizo kizaramba ariko gisenyewe rimwe kandi kizakomeza gukora. Imana nishoboye cyane. Nyuma y'aha ngaha rero nibwo Imana yatangiye guteza Egiputa ibyago. Ntabwo ufite umwanya wo kuvuga ibyo ngibyo. Muzarebe muzasanga ibyago yatezaga Egiputa yose ahantu hasigaraga hatahuye nabyo ni Gosheni gusa. Umwami wacu ashimwe cyane. Dutambuke turebe ngaho tugere ku muntu wa Salomo. Salomo mwene Dawidi. Amagambo musanga mu bami ba mbere igice cya 4 naho tuhasome igitabo cya mbere cy'abami, igitabo cya mbere cy'abami ibice byaho bitatu umurongo wa 4, mbabare bari banditse ibice bitatu umurongo wa 4. Dusome abami ba mbere ibice bitatu umurongo wa 4. Bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekerera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendana ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto sinzi iyo biva n'iyo bijya. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije b'ubwoko bukomeye butabarika. None rero umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo umenye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Ese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Maze ayo masengesho, ayo magambo,
Haleluya. Ayo magambo kila prononce, ayo magambo avuze anezeza Uwiteka. Munafashwe kandi Imana ishimwe cyane. Ayo magambo ubwayo asengesheje, uko iyo formulation, uko foruma interuro yo gusa ubwabyo binezeza Imana. Haleluya. Kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana yakubwira Salomo iti uri umurongo wa 10 wa 11, kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama, usaba ubutunzi cyangwa ngo abanzi bawe bapfe, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya gucira imanza zitera, nuko nkugiriye uko nsabye. Hepfo aravuga ngo dore nguhaye ibyo wasabye, nguhaye n'ibyo utasabye. Kababwire impamvu ahantu harimo akantu ka rendez-vous na audience, nizeye ko mukurikiye, ariko wa mugani wa Pawulo ntaruhira ubusa, ntaruhira ubusa. Impamvu hahishima akantu ka rendez-vous na audience byombi, niwinjira mu gice cyose cya kabiri ukagisoma ukajya muri iki cya gatatu, uzabonamo ikiganiro. Ako nimujye munona ahangaha, nimurege amatwi, uzabonamo ikiganiro Salomo yagiranye na se. Haleluya. Aramuganiriza byose, uko Imana yamusanze, uko yavuganye nawe. None dore uravutse, wavutse mureba urakura, burya nakuriraga mbizi ko ari wowe uza. Icyo kiganiro cyose, none mwana wanjye shaho komera, shira ibinya. Ikinyarwanda cy'abantu bakuru hari icyo twabwiraga abana b'abahungu ngo nakura imbwa mu mugongo ukajya ngo arayihetse. Kura imbwa hehe? Mu mugongo. Si ukuziheka rero, si umuntu aba yarahetse, ahubwo ni ukwivanamo ibintu by'ubunebwe, ukaba umugabo ukumuka, ukaba umugabo ukaragashiye rwose, umuntu yatuma akabanguka. Shira ibinya, ivanemo ibintu by'ubunebwe n'ubugangwe, kuko niwe ugiye gukora ibintu byose navuganye n'Imana Data. Dore wa mwana we nkubwira shaho, nigeze nezererwa Imana, ndafashwa nicaye jyenyine, Imana iransura, nezerewe nyubakira, nyemera kwiyubakira inzu. Iyo nzu rongeye nayubatse. Amen. Ivaneho ingona n'utuna, kuko nawe ugiye kubaka inzu. Aramukabukira ya magambo ya kibyeyi ya kigabo, kandi utongera umwana. Uko yamutongera, uko singasubiramo, uko yamutongera uko nguko, n'igitsura n'igikambwe cya kigabo. Salomo mu mutima arimo aragira ati, uretse urangize kumbwira ibyo umbwira, nanjye najya kureba ahantu nihererana n'Imana. Haleluya. Wemara kumbwira ibyo umbwira, nanjye kuyishaka. Icyo gihugu urimo kwibwira ngo nimba muri ibi nzayishaka, mu by'ukuri burimo wakabujya gahunda, burimo yisaba iki? Audience. Haleluya. Niyo mpamvu twumvise ko ngo ageze i Gibeyoni, ku kanunga karusha utundi icyubahiro n'ubwiza, ngo yasanze Imana ihari. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Yasanze ihari, ngo kandi musanganira vuba. Imana nishimwe. Ngira mubwira iti nsaba icyo ushaka. Humana ntabwo dutinda hano, nsaba icyo ushaka ntabwo dutinda. Amen. Nsaba icyo ushaka nyiguhe. Nibwo yibwiye kwa kundi kose murabyumvise. Wagiriye databuja neza nyinshi. Igihe umwemerera ko mu rubyaro rwe harimo uzamusimbura ku ngoma. Urakoze kubisohoje ubu ngubu, ukabisohoje kuri jyewe umwana wawe. Ndi muto ndacyari umwana, sinzi iyo biva niyo bigana. Ariko nkimara kumva ko njye uzamusimbura, nagambiriye kugushaka Mana Data, ngo nze nkugishe inama. Cyane cyane ngwisabira ikintu cyitwa ubwenge. Dore ngiye kuyobora abasaza bangana na Data. Ntabwo binyoroheye Mana. Babaruza nk'ubwenge kuburyo nizajya nca imanza, bazajya bavuga ngo uyu mwana. Ntibazavuge ngo yarize, ahubwo bazavuge ngo uyu mwana yarasenze. Mana nishimwe. Mana namwe ngo saba. Kamasengesho yavuze ku mutima sha. Imana ishimwe cyane. Amasengesho yavuze he? Ku mutima sha. Uraneje wa mwana. Urasenze sha. Urasenze ngo ngwe neza rwose niko mama. Urasenze numva rwose ngwe neza. Ibintu nsabye rero twubwenge. Ndabuguhaye
buryo mu bakubanjirije bazaheruka nta muntu uzagira ubwenge bwawe ndabuguhaye kandi mbuguhanye n'ibyo utasabye. Wa mwana ndabizi uyiza kuba abandi babiri hanze bari gusaba ubutunzi kashaka kugira agafamu k'inka z'inzungu utuzu tugeretse nka tungahe none ubwo utabisabye mbiguhanye n'ubwenge wansabye. Mana shimwe banyamasengesho, reka mbamenyeshe ko iyo tuvuye mu masengesho nk'aya turimo, ese murakurikiye neza? Mwari muzi ko dushaka kumanuka twagera hepfo mu rugo kuri terrain tukahasanga ka test. Ubaha ni byiza, turasenga twiga ijambo ry'Imana, turafashwa ni byiza, ariko hepfo hariya hekurya hariya hepfo hariya inyuma hariya iwanyu hariya ikizamini cy'ibyo wigira aha cy'amasengesho usengera aha niho kigutegerereje. Mwari muzi ko aya masengesho yavuyemo kuko yahise ataha iryo joro. Mu gitondo kumwe umuntu warayasenga aryamira ngo aruhuke bakamubyutsa kubera urubanza rw'indaya, arimo ahungiza arebera mu ngo y'umufotora arya n'ibitutsi byamwishe byo ku kanunga ka Gibiyoni, bati ngwino yewe wiryama nta miryamire indaya zatuzonze hariya hepfo agenzi icyo nkunda ubwenge twahawe n'Imana rero, nubwo waba utoze mu maso bwakora, ntibisaba gusubira mu bitabo byinshi cyane. Baragenda bicara yumva urubanza. Indaya imwe hari iti twabivuze ariko ubwo reka tubisubiremo. Nge ni indaya turabona ko turaba mu nzu dusamiza inda, twazisamiye umunsi umwe, kubyara tubyarira umunsi umwe, no gusinda rero twasindiye umunsi umwe. Bashyira mu rikomeye rivuga ngo nta n'umushyitsi uwo munsi twari twagize, kandi turabagira bahoraho, ariko uwo munsi nta mushyitsi twari twagize, yari igihe nawe ubwo turaba babiri. Tugiye kuryama rero aryamye umwana we, habonye amwishe aromboka ajyana uwanjye muzima, intumba yishyira mu gituza, undi ati nigahore heshya gusa rata muzima n'uwanjye wapfuye ni wowe. Hasi hejuru muzima ni wapfuye ni wowe, muzima n'uwanjye reka saa yine yose saa 5 umwami ahaguruka aho yicaye, hari igihe mbikurura nkumva yaricaye nk'uko yitaba yicaye, maze yumva ubwenge burazamutse. Mana ishimwe cyane, hararu numva yaricaye nk'uko yiturije abakurikiye attentivement, akagiye kumva yumva ubwenge buratogose, burimo buratogota ngo buzamuke bukora ikintu bukemura ikibazo. Mpambikorosha yewe ngo bukemura ikibazo, yumva ubwenge burazamutse ngo ahaguruka cyangwa ijwi rituje vraiment dans une voix douce, aravuga ngo none se madame uragira uti umuzima niwe wanjye wapfuye ni wewe, nawe ukagira uti uwo muzima niwe wanjye wapfuye n'uwe, ni muri gihe mwahereye, kandi namwe murivugira yuko mwaraba, nta muhamya twabona, ntabwo twavuga ngo mutanga abagabo mwari babiri. None nk'ababyeyi mwembi rero ende mbereye enda rwabyuma zana inkotaho kakana buri mu kujya impaka ngo nakanga bagacurika batyo imbere yabo, amaguru hejuru umutwe hasi, batidere wabi basaranganya sha satura urutya mu ntana, satura urutya mazu bagabanye data twese we mwabona ukuguru kumwe gundori n'urubavu rumwe gutwi kumwe tama, mbese basaranganye bose barabyaye nyabusa kuko ntari imparese saranganye Yesu Kristo.
ngo nyina w'umwana barahagurutse yifata cyati wewe mbabarira wimumbagira mu maso. Imana nimubeshaho amaraso ndayazi. Isano ndarizi kazamenya kazanshaka tuzashaka n'ikaboho cyo igihugu hariya kitupa rekase orhaba mu katese reka bamukigita umugore nanjye mu buri umwami atihagarasha uwo mwana w'imusogota sha wimusatura nyina w'umwana namubonye muhuriye mugore mufitiye imbabazi. Haleluya. Muhuriye mugore mufitiye imbabazi. Ikizamini umunyamasengesho akora nacyo yarangije. Cyo ni ikizamini umunyamasengesho akora nacyo yasoje yamanutsemo. Nimujye muri icyo gice cya kane cyo twasomye musomo umurongo wa 28 umva ukuntu avuga. Bahageze hepfo hepfo umwana yaba rwose aho aho ushinzwe urutoki nyine aho nyine umwana yashinzwe urutoki cyangwa haravuga ngo nuko abisiraheli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza icyambere yaje gute baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Haleluya. Kuki ngiye batandinya babonye uko ntambutse muri situation yari mbi cyane. Kuki ngiye batandinya babonye uko nihanganye mfushije ubukwe bwa gatanu bose bupfa. Kuki ngiye batandinya babonye uko nihagararaho mu bupfakazi napfakaye nkiri muto. Kuki ngiye batandinya n'ibindi nawe wongereho ibindi byawe n'undi bye. Amasengesho dusenga yarangiye duhura n'ikizamini. Nabyo bise aha rero urumva ko ntabwo ibintu usaba yagiye gusaba si ibintu ngo ni ibyihutirwa. Byari ibintu bisabira Imana reka tugite ngo byiterambere rirambye bizamufasha mu rugendo rurerure. Haleluya. Dukomeze twihute kuko ndashaka kugera mu bindi bintu. Muri Samweli wa mbere mu gice cya mbere umurongo wa 6 kugera kwa 27 urumva ni inkuru ndende. Ndashaka ko tuzivuga muri aya magambo nibura dusoma imirongo mikeya hanyuma tuhavugeho. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo waho wa 6. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we mubazaga atyo nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati urazwa n'iki hano? N'iki kikubuza kurya kandi n'iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa Hana haguruka aho bari ishiro, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahindarira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwatuwe ari we iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Reka tujye ku murongo wa 19 wa 20. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana nawe mu rugo bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati
sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya mateka y'uyu mugore Hana na mukeba we Penina ni inkuru benshi muzi. Mumenye yuko Hana yari we mukuru, Penina akaba umuto. Mu Kinyarwanda yemwe bana mutakizi, ndabizi ko ntacyo muzi narabimenye, umwe yitwaga inyungwakazi. Inyungwakazi, kunyungwakara, yego. Hanyuma umuto akitwa inkundwakazi. Ça c'est la différence. Umwe abanyungwakaye, undi akundwakaye. Ni mubikorere mu byumve, mu birebe. Kubona umugabo yarabuze umwana kuri Hana, hanyuma yagira ngo yishakire umugore ngo yibonere utwana, bikamukundira pe, bikamukundira kuri Hana. Bose bari bagerekeranye batyo n'intoki, bari benshi. Noneho umubabaro n'agahinda bya Hana ngo byajyaga byiyongera mu mboneko z'umwaka, muri ya minsi yo gushima Imana, muri ya minsi yo ku Gishiro gutambirayo ibitambo, nibwo agahinda ka Hana kakomeraga. Utikavuga n'iki rero, ngo mukeba we yarazaga agahagarara nk'ahantu haruguru y'ugo nyine, ngo akamuhamagara ngo nikoma, nikoma. Ewe ariko kuhamagara umuntu wagutanze mu rugo ngo nikoma, Yesu Kristo. Niko muko, niko muko, ura Gishiro, ejo ajya kuri paruwase. Yesu we. Mu gihe Hana atari yamusubiza, akaba aravuze, ujyayo se nyine usijyana y'iki ko Imana yagukoze. Ibyo bikwasi rero bya buri bonani nibyo byateraga Hana kuvuga atari ko w'Imana we unyoroshye, hari igihe nzagusenga. Iyi myoyo ndamunyegeranye n'aya magambo ambwiye, ndamunyambirundanye, hari igihe nzaza nkwiziringa imbere kandi nzahava hari ikintu unkoreye. Mwana wacu nashime cyane. Kandi koko ngo umunsi umwe, mu myaka yose yamaranye mu Rwanda, biratubwiye ngo niwo munsi yarize. Icya kabiri, yanga kurya, aramutegurira rwose ameza, aratunganya ko kuri mutegura neza, byose ashyira hariya. Umugabo yinjiye ati ni karibu mutaguke mutware, nigera neza ariko ngiye ntacyo mfata. Ngo nguki madame, ngo ntacyo mfata. Abona uwo mwanya ibirira birisutse. Oh chérie, kora ubwa mbere wa niko, ne pleure pas mamie, don't cry chouchou. Yesu Kristo wabaye iki mami? Ndatoya ni muryoherwe. Nta kuryoherwa abantu bw'icyo wabaye. Niko mubwira ati oya, nta kintu mfata, ndumva agahinda kangeza kandi unatangiye ugasuka imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Igitangaje, imitoma y'abagabo irakabyara, imitoma y'abagabo hanze. Ubona ngo umugabo mutera umutoma ati chérie, ngwino wirire mami, ese usinkutira abahungu 10. Uzukuriya mutoma wakubuza amasengesho. Uriya mutoma wakubuza gusenga. Ese umuntu yakubwira ati abahungu ati ndabarenze we, kuba mfite yewe ndakutira. Ariko Hana avuga ati simba iryo urabeshya, wanjishije muri byinshi ariko uyu mutoma w'uyu munsi ntaho wamfashe. Ahubwo rya cyanga nawe bireke tuyafatanye, kuko ubu mu gitondo nakokobetse ndazindukira hehe? Ishiro. Mana shira, ndatwara utwo mbashije, ntabwo mfite bo kuntwaza,
n'icyo cyose ngo yagira kenshi cyane. Niyo umugabo yapangaga imigabane ngo bazajyana kuri paruwase, yapangiraga penina byinshi kuko afite abo kumutwaza. Yajya gupanga utwande utwahana akamuha dukenyere nk'umuntu ugenda wenyine. Ko nambara nk'ebyiri iyandi je ngaburagira gatengate ngo atwara utungu twawashishe, aragenda turambika imbere y'Imana nka kuri aritari kuri himbi, maze ngo aturambararaho. Haleluya. Aragenda kurura we aturambararaho, aturambika umusaya, ahabwirira Imana amagambo. Reka tumva imyaka maze nabyarura y'Imana sinigeze mubwira amagambo nk'aya ngaya. Ariko ubu naje aha uramutse witegereje umubura umuja wawe ukawureba, maze ntunyibagirwe ntunyirengagire ukanyumva, ukamba umwana w'umuhungu. Umva nukugenda nkabyara nyine nkunsa, ariko nakongereza gusa. Nazamuca bitamuzana ahangaha nkamutura, akaba tuwiteka iteka ryose. Muri iyo minsi rero ngo umutambyi wari uriho witwa Eli yari afite ibibazo bibiri. Ndibabwire, icya mbere nta yerekwa ryeruye yari akifite. Ijambo rya kabiri ngo ijambo ry'Imana ryari ingume muri we. Kugira ngo ubone umutambyi werekwa bene ibyo bintu, amenye ibyo urimo kuvuga, si hafa. Ngo ati madamu, n'undi munsi sinzongere kubona uza mu rusengero wanyoye rwabangana gutyo. Uratinya ugasinda mu rusengero. Urantangaje cyane. Hakuga rwagutaye. Bamwe ati nukuri kose umuja wawe ntabwo ndi umugore w'ikigoryi. Igeze mu gusura umugore w'ikigoryi, niho kuvuga ati nzu urusengero, aho ndi ndahazi. Haleluya. Kandi nta kindi gendana kuko mbonya. Icya kabiri, ntabwo ndi umunywi w'inzoga, ahubwo ubu ngubu ndimo ndasuka umubabaro wanjye wose imbere y'Imana yanjye. Umutambyi mahita avuga ati yo emotionally, aravuga ngo oh sorry my daughter, sorry. Oh noneho ngahaguruka ugende witika gute icyo umutima wawe ushaka. Haleluya. Biramya ngo uwo mwanya Hana aca mu maso. Umva ukane kuguca mu maso, guca mu maso. Kandi abagore mbabwire, mbamenyeshe abagore mwe ko mutaberewe no kwijima mu maso. Oya, ubundi abagore mwese ntabwo mubizi, ntabwo amakuru mufite ahari. Ubundi abagore mwese muri beza, ariko umugore mubi wijimye w'umunkanyari wajya guhorana ikirunkurira we, wabishe wabaye imbihire y'izuba. Ibyo si ibyanyu, twebwe Imana yabihaye kurakarira abafundi n'abamotari n'abanyonzi byose, n'abantu batushonjeshereje inka bazikamye nabi cyangwa zavuze zidahanaguye. Ni ibintu byacu ukabukira. Ariko rero nabona huye ibyo bintu nk'ibyo byatumye ndakara mera nabi, wenda asanga urasa neza ku buryo unyururuti ako mutware wanjye ko mutashye mwabaye imbogo yose rwareka amavubi. Amen. Aca mu maso, arataha, aroga, ararya, noneho arabyemeye kurya. Amaze kurya aryamana n'umugabo we, iryo joro asaba akada. Arigera none akakada ko hari ivuga akakada k'agapaniko keza cyane nk'aka kaka, bagasama bavuye mu masengesho peye gusa. Iyo minsi ya ovulation ngo ntiyazamo n'amasengesho ahari.
nyamara wabona ndababwira ndi mu mwuka, wabona n'iriya ovulation yarazanywe n'Imana bitari isanzwe. Simbizi icyo nzi ko atari ya mbere Imana yarizanye, no kwa mukecuru Sara yarayizanye ovulation. Nakurwa bitindaho gusa. Haleluya. Ugiye gikwiriye gisohoye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Uyu mwana ikintu cyanshimishije cye ntashobora kurenga ubona kibabwiye. Iriya jambo ngo ni Imana yamuzibye inda ibyara, bimeze nk'aho iminsi yose Hana yamaze adasama Imana yari ifungiraniyemo umutambyi uzasimbura Eli. Icyo cyumvise yari imufungiraniye. Mu kindi nize muri teoloji abantu badusobanuriye nuko buriya ngo Imana yari yararindiriye ko Hana ahiga akavuga umwana ashaka uwo ari we, sibyo? Ukangwa no byari bijyanye guhita bya nyeri bya kimasa. Vuga umwana ushaka nicyo uzamukoresha. Amen. Ikivuga ngo ni umuhungu kandi nzamugutura mu ijuru bati cyakemutse. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Haleluya. Mwari muzi ko Samweli mu mateka y'Abisiraheli yitwa umuntu wa mbere wazanye ububyutse bukwe muri Israheli? Mumenye ko ari wa clôturier, niwe wasoje période des juges, période y'abacamanza. Kandi ya période y'abacamanza ndi mu isomo muzasanga arabayemo intege nke ngo zashiraga ari uko Imana ibahaye undi mucamanza. Niko hanze mu gice cya 3 mu 2 kuri buri mucamanza babanagariza n'Imana. Umucamanza yapfa bakagwa, iyo shite bakayibamo, bakazaza mu kare ku Imana bahaye undi mucamanza. Gutyo ba Ehudi, ba Yefuta, ba Debora, ba Gideyoni, n'abandi bose ntarondoye 10 n'abangahe na batatu. Burya niko bangana. Umwami dufashe cyane. Amasengesho ya audience na urgence rero nayo ngayo, ndagira ngo abwire ko umunyamasengesho hari urugero ageramo, hariho urwego ageramo rw'amasengesho Imana ikamubona icya mbere nk'umunyamabanga wayo wihariye, dumwita secrétaire particulier, cyangwa ikamubona nk'umuzamu rwose mvuga umuzamu w'ibitego, ndavuga umuzamu wibita mu Gifaransa veilleur de nuit, umuzamu wa nijoro. Ubundi ikamubona nk'umuntu ushinzwe umuriro, igicaniro, byombi nabiberekana muri Bibiliya. Bamenyeshe ko nk'uko tuba kwigira mu byo gukura ujya kugera kuri urwo rwego Imana igufata gutyo, ikubonamo abo bantu batatu cyangwa attributions eshatu, umaze igihe ari uko umaze gukura ugeze mu rugero ishaka rw'iki rw'amasengesho no mu Kristo. Haleluya. Mpereye kuri iki kintu cy'ibanga, ndaje mbere cyo tusoma, mpereye kuri ikintu cyo kubonamo umunyamabanga wayo. Imana yabakareba ko ikubikije ibanga waribika, ikareba ko igutumye ubutumwa wabujyana ko yabugutumyeho gusa. Amen. Ko nta handi wabusandaza mu bunyagize. Ibyo bintu Imana irabireba cyane ku munyamasengesho iyo ugeze ku rwego ruvugana n'Imana no kubitsa mu mabanga yayo. Dusome Abami ba kabiri ibice 6, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6, umurongo waho wa 8. Dusome. Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 8. Muri iyo minsi umwami w'Isiriya
yarwanaga n'Abisiraheli, maze agira inama n'abagaragu be aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli ati wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira. Nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri 11. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese ntimwambwira umuntu wacu mwifatanyije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira mu murere. Amen, amen. Ibaze nshuti zanjye bene data, kuba twagira umunyamasengesho. Ndetse nimuhuguke mumbabarire, nibaze turamutse tugize umunyamasengesho kandi suko tutamufite, mutajya ngo ndabyo ntabatamufite, wagera ku rwego ruhishurira umugaba w'ingabo, ruhishurira umuyobozi w'ingabo aho igitero kizaturuka, aho kizinjirira byose. Mwami nashimwe cyane. Elisa yari umunyamasengesho ugeze ku rwego rw'umunyamasengesho nk'uw'igihugu, wagira umumaro igihugu, rubanda rwose, abaturage bose, igihugu cyose. Icyo gihe ngo Siriya, ejo bundi muri Isiraheli nabashije kugera ku mipaka ya Siriya, naho Isiraheli yashinze za burende zayo irimo bohora bimwe hamwe mu bice Isiraheli yatwaye. Umwami w'Isiriya agapanga igitero, akagipangira iyo ngiye iwe iyo, akabwira ingabo ko tuzatera tunyuze aha n'aha, ingabo ze. Ibyo bintu avugiye iryiriye iwabiyo, Imana ikabizanira umunyamabanga wayo ari wende Elisa, ikamubwira iti ubwire umwami w'Abisiraheli yuko ejo umwami w'Isiriya azabatera aturutse ibunaka. Niwe yashyize urugerero rwe. Urugerero ni ibirindiro, position. Hanyuma ngo umwami w'Abisiraheli akajya akira cyo si rimwe si kabiri. Yemwe bana, iyo bivuze ngo si rimwe si kabiri mu Kinyarwanda gisanzwe, umuntu abona ngo si rimwe si kabiri aba avuze ko byabaye inshuro nyinshi. Amen. Ngo umwami aza kwicaza ingabo ze, aziga ati niko basha mumbwire ninde muntu wavuye muri Isiraheli akaduseseramo mu ibanga, akaba ajyana ibintu byose mvugira mu murere. Mu murere murahazi? Mu murere murahazi? Ntabwo muhazi rwose, mbabyiyumvise ngo mudahazi. Reka tuvuge ko mu murere ari mu muryango ujya mu cyumba cya nyir'urugo. Kuko kujya kuzana inzu za Kinyarwanda ngo zishyira ahantu zo mutazizi byamaraza barasiki. Ubuse nimvuga ibice byazo, nkavuga inkingi zazo, Kanaga, Zimbo na Bihita, Mwikorezi, biramumarira iki? In one word, reka bisobanure ngo mu murere ni mu muryango winjira mu cyumba cya nyir'urugo. Kuva kera rero niho yicaraga agatanga commandement, amabwiriza yose. Naho yapangiraga ibintu, ntabwo arimo kuvugana n'ingabo zose burya, yabaga arimo avugana n'abazakomandika iki? Urugamba. Ibyo bintu yavugira mu nzu iwe azi rwose ngo, kandi mwibuke ko hanze ubwo inzu yabaga irinzwe kugira ngo hatagira ababumviriza. Niyo mpamvu baje guca umugani, ntabwo muyizi imigani, ibyo ndabizi, ngo inzirirwamo ntivugirwamo. Nimugera mu nzu mujye murya gusa muryame, ariko ntabwo ntugajye kuvugiramo. Inzirirwamo ntigira ite? Ntivugirwamo. Ngo umwami aravuga ati murambwira umuntu tuvamo akajyana ibintu byose dupangira hano akabishyira umwami wa Isiraheli. Muramuvuga mwanze mukunze, nimwanganda bari bate ashika se mwamumariye iki? Ngo havamo umwami ati nyakubahwa, nongera icyo twara abagaragu bawe
n'uburakari rwose bugabanye kuturakarira. Reka nkubwire amakuru afatika. Muri Israel harimo umunyamasengesho. Muri Israel harimo umunyamasengesho wagiye azamuka mu misengere, haleluya, kugeza ubwo bimuhindura inshuti y'Imana, igera ku rwego imwibira amabanga, sifa kwake, igera ku rwego yafata ibintu nk'ibi by'ubupandika bimubwira. Oh, haleluya. Harahari witwa Elisa. Ntugire urenganya, ntugire urasa, ntugire ufunga uduhora gatsi. Mu Israel harimo umunyamasengesho. Mwami nashimye. Niko umwami yavuze ngo okay, noneho nimugende bwigabe rero. Kugenda bwigabe no kugera ku mugoroba. Mugende bwigabe, murare mugosa urugo rwe, yego, mumufate muzamunzanire mayiti. Sinshaka kumurebesha amaso, muzamunzanire mayiti intumbi. Base baragiye urugo, bararogota bangana iki wari mu byatsi. Mu gitondo cya kare, cya gitondo umuntu abyuka ashaka kwihagarika cyane, akubwe yirukanga asohoka apfuruka mu nzu. Gehazi ngo yizindura arya ngo ugiye hanze, bagera ku muryango ati Yesu, ipantaro yongera yifunga rwose ati ibintu mbonye hari. Agaruka cy'umutima ugiye mu mutwe ati nyakubahwa, uyu ni umunsi wacu wa nyuma, hanze haruzuye. Ati ni iki? Hanze haruzuye gusa niko nkwiye. Ni iki se wuzuye iki? Ko iki waje ukareba se? Nuko koko Elisa araza ahagara mu muryango, arazibona nawe arazibona, ariko biratubwira ngo arabanza agaruka ahumuriza umugaragu we. Ambwira ati Uwiteka Mana, baruhumura amaso y'umugaragu wanjye. Haleluya. Areba uburyo zitugose ari nyinshi. Ubwoba bwose bwamutashye, bwamutobye umutima, nuko nta maso yo kureba izo mu ijuru. Harimo areba izina gusa. Umuntu yakweza kuze mu ijuru ubwo zari. Izo gize Imana agira ngo Imana muhishurire ziba ziri. Ziba zivanze se muri zo zaduteye. Ziba zivanzemo. Ziba ziri hejuru yazo aho gazo kontrola sikite yose. Ijambo rirambwira ngo musubiza mu nzu cyati ngahagara ngaha bugiye inyuma aho ngaho. Bene ubwo kuba ntabwo gatabara. Horas gahuye. Hagara mu muryango. Abwira Imana akantu k'ubwenge mukanya bakavuze. Dufite kwizera kugana n'akabuto gasanga. Ariko mujye mugira ubwenge cyane. Ngo abwirire Imana umutima ngo zihuma amaso data. Kurcho. Muri verbe yakoreshe mode imperatif. Cyo twita itegeko. Zihuma amaso mbone kunoza gahunda. Ariko mu mutima ntabwo yifuza ngo Mana data twese mu ijuru, ndagushimye ko zaduteye bireba, nta kishwa rabye mutagatifu zajura mutaka yabimwe byanyu ntimukabura ubwenge. No, dufite gusenga in silence. Nacyo mujye mukimenya. Nase ubwo Yesu yavuze ngo ku rukiko ngo azaduha icyo kuhavugira. Ubwo uzajya ku rukiko ngo nayi ngo du data ngo ndabatsinda murabeshyashya. Ngo Yesu yarabimbwiye ko nzaba. Ariko bigenda neza ni urahagarara mu bwenge bucece. Ibyo uhabwa ukabihabwa bucece, ukabikoresha bucece, bigatsinda bucece, bikarangiza ikibazo bucece. Nuko nazungurutse ejo bundi mu minsi ishize cecetse. Hari umwanya mbizi kereka interview imwe gusa nemeye. Abamuhamagaye bose babwiye no, mwese nyo kubabyara n'umwe nabamenye, nta munyamakuru nshaka, ndatanga interview imwe abayishaka mwese muze muyifate.
ajya kunshuruzamo ntanga imwe nayisengeye iryo joro Uwiteka aransura ampa amagambo make nzakoresha ntaremwe televiziyo Imana irayikoresha ariko kagenda gacecekesha abantu bose. Mujye mwinginga Imana tumenye ko dukoresha impano zayo n'amasengesho yayo dusenga. Yapfuye kugira ngo zihuma amaso Mana, umwanya kuva kuri komanda arahuma, ufite icyombo arahuma, ufite imbunda nini arahuma, twara burende arahuma, zose zirahuma. Zimaze guhuma none akora akantu k'ubwenge ntazi ko abenshi mu mwakabasha ntabwo mwakabasha hazi bo muri mese siko mwakabasha kubarwaza vuga ati sorry mufashwe mute naje murwaye se sorry mes amis niko tani misi ngari mfite mu maso niko kumana twaturi batara oh là là, ça m'étonne plus fort. En tout cas, Nico, t'as un orgueil notre. Non, muhumishijwe n'indwara mwahubira icyayi no mwese. Ngaho ni mu icyo nabafasha basi. Mwari muganye hehe? Dushaka uwitwa nde Elisa. Yo, ukuntu mwayobye se. Ngaho mwese mu mukandara majyane mageze ngaho mu mukandara wundi kuko tubashorera twagiye kwipandagara dore mu mukandara gutya arabashorera arabajyana umwafasha undi hagati murabona uburyo muri benshi sinabasha kubarandata mwese okay ubwo rero ko mufatana mu ki Shene mabuso buriya dufite Imana, ikibazo tugira ni imibanire yacu nayo gusa ariko turayifite. Kandi kababwira nubwo njye ntabana nayo nk'abambanjije nzabana nayo nkanjye mu gihe cyanjye. Namenye ko nshaka kudakora ibyo bakoze yego ariko that is my time. Haleluya. Ngo bagejeje Samariya mu rugo rw'ibwami neza. Haleluya. Arongera ariherera ngo bahumure Mana, ongera ubahumure Mana. Ikintu cyaragazaga n'ukuntu bahumiye bimwe automatikoma no guhumuka bahumutse automatikoma denku ko bijya mu Gifaransa denku bahumukiye cyane bahumutse rero ngo umwami w'i Samariya rw'Abisirayeli bahita abwira ati databuja umvaho umwami yitumye amasengesho nde ngwiki databuja ndasubiramo umvaho umwami yituma umunyamasengesho databuja. Mwabibonye handitse cyo kiberekeye la valeur, l'importance, agaciro k'umunyamasengesho. Databuja mbatsinda ha Yesu ati itonde kuzi wabona uba fugutiye hanga bagari kugondo abantu nabo wafashe mateko kabafatisha muku ufite gutya ntabwo umuntu abica kandi nkabo bigire n'ikibazo cyo guhuma bari mu rugendo nubwo bagihumuka bisobanura aba ntabwo baba kuko bene nkaba uhita ubatekeshereza icyo kurya ukabashakira n'icyo barenzaho yego ukababaza abakunda gusomera bari bo n'abakunda kugutumira abayobonye bwa mbere hanyuma ukabahata icyo kunywa n'icyo kurya
amabondo yamara kuzura bari cyane gasezera utavanye mu numwe rwose bose aho bicaye kuva ku mukuru kavuga ati aha hantu turahavanwa n'Imana isitego serivisi babahata ibiryo buri wese n'icyo abashije n'icyo afata cyo kunywa bamaze kurya babasize bati mugende amahoro umugabo we ngo bati oya muzane igitabo twandike no kuri Imana turahirane turakora amasezerano y'indahiro ko Siriya itazongera gutera Israel. Bibiliya ngo na bugingo n'ubu uko bagiye basimburana bagiye babibwirana bakabihana muri handover ko Israel idaterwa. Haleluya. Bivuye ku munyamasengesho umwe wabaye umunyamabanga w'Imana. Haleluya. Umunyamasengesho nababwiye icya kabiri ngo Imana igira aho kumubona nk'iki nk'umuzamu. Iyo tugeze ikiri 23 abajya kuhasa umwanya wagiye dusanga hatwereka ko umunyamasengesho ari umurinzi w'abandi. Kimwe mu bintu nabonye ku burinzi ku buzamu katubite ku cyo ntacyo mvugo mumenyereye naho uburinzi n'itereme y'inkotanyi kandi mwumvise vuba. Ibyo byose mujya mutambuka hano haruguru ku Kacyiru duri hakuno duhamba kuri Perezidansi mujya muhabona utuzu turi hejuru mu gitondo tumeze nka kariya noneho ko mwigize banajyuwa sibyo uzahagarare hafi yako uhangire utuso cyane ubushyi mukore ubushakashatsi bazakubaza observation mu gukora yeriyo ngaye beshyise umwana telefone mu mufuka ushake ugafoto Mana we ariko Mana uzavuga ikintu wafotoraga kandi uzakivugira ahandi hantu hatari hano. Muzi impamvu kariya kazi umubona hejuru ngiye kuvuga mu buryo bw'umwuka nako kugira ngo umurinzi haleluya abari over abari hejuru y'ibindi bintu amina icyo kimufacilite gukontrola haleluya gukontrola atmosphere ikirere kimeze gutariko no mu bihuru no hepfo y'ipirone hanze gute no munsi ya za kasiya zirya byati bihari hose hari n'iki rero ko kantu ko kuba hejuru rero ni ko umunyamasengesho ameze mu Mana. Umunyamasengesho Imana imugeza kuri top. Umunyamasengesho ukuze mu masengesho ukuze mu mpano z'umwuka ukuze muri uwo murimo hari ahantu Imana yereka mushe hejuru aho basha kureba ibitabonwa aho basha kubona ibitagaragara. Mwami nashimwe mu gihe abantu bose bagenda hasi agenda bavuga batazavuka n'amandazi byose n'abandi baguze siriduwire na kambuca byose bahindanye umuntu ari hehe hejuru yabonye bose n'abandi bapanga utuntu n'abakora mu mufuka n'ufunga agakapuke tareba hejuru uko niko Imana ishaka umunyamasengesho abaho akaba umuntu urebera kure ibitari byamenywa n'abandi kandi umwami bibahe ese baye mibi umwami bibahe. Ikindi umunyamasengesho nk'umuzamu haleluya mumenye ko igihe twiyambura amakoti n'ibyo bipira by'imbeho byose n'ibyo ntakira gikoti icyo wakijya mu kaboko basinzira igihe ukivana mujugunya hariya imbuto uruvana mushyira hariya mwese murera gisa ngo muryango we nibwo barimo yambara iby'akazi. Mbese umuzamu bake katangiye mu mwanya gihe twinjiraga rero igihe ubwira abo muryango mu cyumba kimwe ngo ariko zinyananga itara wowe zimya haku wazimye ko nakunda ngiye itara ko zirya kasinsinzira Yesu Kristo zimye ariko wowe mwashaka umwijima gusinzira
hanze umuzamu aba ashaka umucyo ngo akomeze akazi k'uburinzi, kuko umucyo umufasha kurinda urugo. Amen. Wumve rero nawe umuntu ubyuka tugiye kuryama, twaryama akaba ari bwo nako twabyuka akaba ari baryama, urumva tunyuranyije ubuzima nawe cyane. Haleluya. Ibyo rero hari ikintu bisaba umuzamu. Ubwo Imana yagiye igashyira mu maboko ye ubuzima bw'abarinzi, hari ibintu bibiri ngiye kubabwira bigusaba umunyamasengesho nk'umuzamu. Cya mbere, biragusaba kwirinda, nturarire. Urumva kurarira? Nturinde abantu warakariye. Niba babyumvise? Niba babyumvise? Kirazira ko umuzamu atangira uburinzi afite abantu, abo bantu yabarakariye. Wenda yarakariye nyirabuja, wamuhamagaye nabi, mwabadamu mwe muri ahangaha mbasabe mwabadamu mwe, ugerageza umuhamagare mu mazina ye basi. Nubasha kumenyana n'umwana we umwite papa runaka, kuko burya mu by'ukuri iyo atari ku kigo hari iwawe ku gikarito, nawe agiriwe. Iyo yinjiwe nawe agira umugore umukorera inkweto akamuca n'inzara maze akamuha ikaze ku meza, gahita kumuhamagara ngo zamu mushenzi, zamu singagomba gatatu we hasoni, icyo umuntu aguhembera jya hafi ko nkuhamagaye ubone ese we wakwitonze kuriya muntu mu kanya bagufite wese n'amatwi n'amabinga, ubuzima bwawe buraba buri mu maboko ye. Sigaho wimucyocyora, wimujinyora ukuntu, wimureba nk'ikimbwe haze. Uriya muntu niwe ufite ubuzima bwanyu mu maboko. Ariko rero nawe zamu munyamasengesho niwe mbwira, nubwo bakubwiye nabi, nubwo mabura yakubwiye nabi, yaguhamagaye kuguronda, sigaho kurara izamu urakariye aburaririye, kuko byakwesipira ikintu kibi, byagutera kugambirira ikintu kibi. Ndetse ubonye ufite imigambi mibi kuri urwo rugo, byakorohera cyane kumwumvira mugafatanya. Ndenda kuvuga iki mu mwuka munyamasengesho? Kirazira gusenga Imana ufite abantu wanze, kuko ushaka kumusabira nabi. Cyangwa Imana yaguhishurira ikintu kuri we, yaguhishurira ikintu kuri we, ntugitange dans l'esprit paisible, mu mwuka w'amahoro, ahubwo ukagitanga ntugira ngo kibi. Utwishyura umuntu message ngo madame, ngo sintindaje kubazana message yanyu, sibyo? Ntabwo ntinda kandi yaje kuza katari musingo nta cyayi nshaka hano, yicara kubwira Imana ambwiye, yambwiye bigiye kubafunyanga. Byonyine iyo turi mukoresheje, igihe Imana yavugaga siyo yakoresheje. Ntabwo ugomba kujyana message mu mvugo irenze y'Imana yavuzemo yakoresheje. Bigiye kubafunyanga ibanyuke ngo ahanyu hibagirane, ngo niba uzi ivu ry'ibirere ngo nabane imyasiga amakara, nabane imyasi mwebwe ngo Yesu utunase nsinzi niyi yambwe ngo ntayo. Deje icyo ni ikinyoma, kuko ikintu cyose Imana yahishuye il a déjà commencé de le chercher. Batangiye kugihiga yakirwanyije ubwo. Kugishura ubwabyo c'est une chasse, n'umurimbo. Amen. Ubwo rero ahubwo mubwira uti ndagufasha twegere Imana. Haleluya. Tubikure mu bizina bya Yesu. Kuri cyo bihishuriye. Ariko abanyamasengesho bikosa bafite ibintu bibi bihishuwe, bifata nk'amasezerano gutegerezwa hari.
babifata nk'amasezerano tugomba gutegereza. No, ubundi Imana ihishuye ibibi bigiye kuba ni avertissement, ni ukutwanonsa ku byago bigenda kubaho muri dusenga bikurweho, nta kindi bishurira. Kuko bishatse yabireka bikadutungura, abishaka kubikorera irabareka bikabatungura bikabagwira, ariko ubwo yabihishuriye no kubirwanya yabirwanyije. Mufashe kubisengera rero, nibwo uzaba wabaye umuzamu mwiza. Amen. Hararenga aho ngaho, ariko hari umurongo nshaka ko musoma, umurongo uri mu Bacamanza igice cya 13, Abacamanza, mbone gufata n'ijambo rya 3 ku muzamu. Mujye mu Bacamanza igice 13, ndabwira umurongo tuhasoma. Turasoma umurongo wa 22 n'uwa 23. Ntabwo ngutindaho kuko ugendanye n'ibyo mbabwiye. Maze Manowa abwira umugore we ati, ni ukuri turapfa kuko turebye Imana. 23, umugore aramubwira ati, iyaba Uwiteka yashatse kutwica, ntaba yemeye igitambo cyacu cyoswa cyangwa icy'amafu y'impeke, ntaba yatweretse ibyo byose, kandi ntaba yatubwiye nk'ibyo muri iki gihe. Iyo Uwiteka aba ashaka kutwica, ntaba yemeye igitambo cyacu, ikindi ntabwo aba yatweretse ibyo hejuru. Turirenge by'akantu ka 3 ku muzamu. Umuzamu ntagomba kurarira ibintu yifuza. Byose nta muzamu waba afite ibintu bingana n'ibyo kwa shebuja n'ahararizamu. Bibaho se? Nubwo ufite ka televiziyo, sibyo? Bakaba kameze nk'akakari ko mu birere, hari ingoma nyine ikiharanga, televiziyo ariko mu nzu y'ibirere. Kungumana n'abantu bakunda televiziyo cyane n'amakuru, bari kuyakunda sindabimenye, ugasanga inzu ntuyibona ariko ukabona televiziyo. Kandi ibyo birere n'imbaho byose bikaba bimanitsemo bafure ku buryo zivugira muri radiyo ukayumvira hino hari Rubavu. Rero nta muzamu ukwiye kuba afite televiziyo ekara ingana nk'iyo kwa shebuja, ntabwo byashoboka. Kirazira ko umuzamu ararira urugo rurimo ibintu yifuza. Nshatse kuvuga iki? Iyo umuzamu araririye ibintu yifuza, cyo ubwacyo cyatuma bigambanira. Umunyamasengesho ngo nagiye kandi ntakwiriye gusenga asengera abantu ariko yifuza ibyo batunze. Icyo cyangije abanyamasengesho benshi muri ino minsi, cyangije abanyempano benshi muri ino minsi. Bakozi b'Imana turimo turiga gukura muri byose. Ubu twatangiriye mu gukuza iki? Amasengesho. Niko nababwiye ntangira hano uwo munsi, nabwiye ngo Imana yarabayoboye kuko yahisemo kubanza kubakuza mu ki? Mu masengesho. Ubundi amasengesho niyo communication yacu n'Imana, niyo collaboration, niko usabane, niyo biduhuza n'Imana. Hano wacashije icyo rero kiri mu bintu biri mu gutuma abanyamasengesho bahanura ibinyoma. Nuko baba basengeye abantu bifuza ibyabo. Umuntu wifuje ibye burya ni umuhanurira ibibi, bambe ibitari byo. Ushobora kumuhanurira ibyiza ariko atari byo ubwiwe, ahubwo ubibwiwe n'ibyo umwifuzaho. Yesu adufashe cyane. Ibi bintu byo kujya gutyo umuntu akurira umusozi ngo agiye gusengera umuntu, agiye kumutwara icyifuzo, aho ugasanga umuntu agiye kumubwira, urabona rero ngiye kugenda, icyifuzo cyawe nagihishuriwe, mbona kiraremereye, kirasaba 7 yose, muri 7 urugo rwanjye ibyo byose ntabwo rwahirirwa.
ntabwo umugore wanjye ntabwo barisha, ntabwo barisha. Yavuze ko batarisha nyine bifite mu byo avuga. Ngo urabanza wahize agafuka k'umuceri n'ak'ibirayi n'idebe ry'amavuta ryo kubiherekeza. None se bazatogoza? Ntabwo bazatogoza. None jyewe ndagira kanyarira gute ko ari igihe cy'imvura? Taxi voiture nukuvayo none naza muri kabari kwira kubye ntacyo nzataka. Nuko byose mugahereza umunyamasengesho ajya gusengera disi. Ikibabaje nuko nta wundi muntu mbanye muri net, nta wundi muntu wagombye kunyura hagati yawe n'Imana usibye Yesu. Ni quelqu'un d'autre, nta wundi muntu ukwiriye kumera nk'aho ari le médiateur entre moi et mon Dieu. Ukuri kose n'ingeso zawe zose uzi n'ububi bwawe niba uri na mubi yisangira ubwawe nibwo ukira. Haleluya. Mwami wacu ashimwe cyane. Nibwo ukira. Ariko buri gihe Imana ituma abantu ituma umuntu uyibwiresha ubwo muzabona ryarize. Muzabona ryarira kandi ko nishaka ko mubonana kandi nyine munabonanye hari ibyo yagukoraho, ibyo yakuvugaho byo irabigura umuntu ariko si ibyo yagukoraho byo. Menye ko hari ibigukoraho ari ukuje. Babwira impamvu Mose yigeze abwira Isiraheli aravuga ngo kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera. Buriya umuntu w'Imana ni muri hano murebe, iyo umuntu w'Imana ari kugenda yinjira muri Holland, yinjira mu cyanya cy'Imana cyera, ubwo bwere bw'Imana waba urimo gutunganyaho ibintu bimarwaho gusa n'uko wageze ahantu hera. Byonyine gusa ko wageze ahantu hera hari ibintu byibwiza. Ndabyuka kera tugeze nko mu Mutara, inka zacu buriya turabona igihe Mutara bwa mbere 69 inka zacu zamanutse zijya Mutara ko bahemba ya Mutara n'ubuzima ndabimenye. Noneho icyo gihe intare yari imeze nabi ku buryo twageze ngo tuyihimba izina ari ukugira ngo tuyitsinde gusa tukahita Rwakibwana. Rwakibwana rero tugezeyo kubera ubwoba yaduteye n'inyana z'inka yishe. Urumva abantu bagiye bahana amakuru bakagenda babwirana ikintu kiyishobora cyayikanga. Mbega twaje kumenya ko ikintu gikanga intare rero ikagenda igwira ibiti n'amabuye ikiza amagara yayo ni igishirira. Umva igiki niyo mpamvu ku gicaniro cyo mu Mutara byanadukubikemo rwarangiye abanyamutara bose. Ntabwo ducanira igicaniro cy'igicumba gusa. Nijoro turahindura tugakora ikome, ariko ubwo nicyo gihe cya kera intare zikiriho unazira gukora ikome ritandukanye n'igicaniro. Nubwo igicaniro gicumba ikome rikaka. Ikome rero ryo riba ririmo inkwi z'ishyamba mwashyizemo nk'uko umuntu akora igishyito iyo abantu bakoze ikiriya ahantu bapfushije, kugira ngo Rwakibwana nihumira kuri Gacuriro cyangwa igahumira Ibumbogo, imanuka Ibumbogo hariya mu birembo bya Kinyinya, abahazi mwahumvise. Kuko intare yivugira kuri Kinyinya ibyansi biteretse kuri Kaki biri mu busere gakomangana, umutontomo wayo wonyine gusa unyeganyeza ibintu biri mu busa. Utera kabije simbikwifurije bizahume wumve mbega. Ubwo biga icyo kintu cyo kujya bashyiramo ibiti umuntu ushobora gushomoramo atya mwayumva gusa mukakitunga mutya. Yari yanihirije
yavuze yasizoye yivuze imyaka wakintu umuco ukizunguje ukumva kwira ibintu itaka nka kuri biruka n'imbwa ikagenda igahunga mwumva nta kintu izikozemo umuriro warinze nka hare mu mutara ngo byose gucungana n'iki n'umuriro noneho. Haleluya. Rero mugomba kumenya ko umunyamasengesho nawe muri we, haleluya, harimo ibintu birinda cyangwa se bikanga umwanzi. Kandi iyo winjiye mu bwere bw'Imana dans son lieu saint, aho hantu hayo hera, hari ibintu bigenda biguhunga gusa. Urumva rero kugumya kwitumaho gusa, kwitumaho ngo amasengesho bagusengere uwo utigirayo hari icyo watakariza buryo. Mwadufashe cyane. Ntararenga aho ngaho, uzi ko ushobora gusabira Imana, gusengera umuntu Imana yaramwanze, ukajya guhandagara ugapfugapfuka, amavu akazamera nk'ay'ihene, uri musabira umuntu Imana yanze. Uti si ibyo bibaho? Soma Samweli wa 16. Samweli wa 16 umurongo wa 13. Samweli wa mbere ibice 16. Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 3. Hera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Samweli bambe Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugera uvuge uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta kuri uwo ku nzakubwira. Umva ijambo nshaka, uzageza he? Uzageza ryari? Jusqu'à quand? Uzageza gihe ki? Ibi bintu uzabimaramo igihe kingana iki uri musabira umuntu namaze kwanga? Naciye nanze ko umwana iramugata aho guta igihe hano, muri aya masengesho. Ubu none hasubira mu gufata ihema aho uze mwiki amavuta, uze nkwerekera ngo ujye kunyimikira mwami nshaka, nanamwiboneye i Betelehemu kwa Yesayi. Amen. Urumva ko ushobora gusengera umuntu kandi Imana yaramaze gute kumukuraho. Uriya muntu gutuma cyane ku Mana, wabonye koza ngo ariko we arabuzwa n'iki kuyegera. Wenda arabara indaya yibitseho izaherukana na zina Nairobi, n'abana amaze kwandarika igasogi n'ijurwe, n'abandi bigahanga, aho Paris kamye hose rwasi umwana hari musigara bari ujya gusengera. Rero oya, nimumenye kumenya amasengesho ahenze. Reka nsatira gusoza mvuge ku munyamasengesho nk'ushinzwe umuriro gicaniro. Navuga umunyamasengesho nk'umunyamabanga w'Imana, umunyamasengesho nk'iki nk'umuzamu. Dusoreze ku munyamasengesho nk'ushinzwe umuriro. Kuva kera mu Balewi 6 umurongo wa 1 kugera ku 6, iyo mirongo mbabwiye isozwa n'ijambo rivuga ngo umuriro ku gicaniro ujye uhora waka, ntukazime ntugasinzire. Amen. Kugira ngo rero umuriro wo ku gicaniro uhore waka, byasabaga abatambyi n'inshingano zabo, buri wese akamenya inshingano ye. Imirongo ibanza y'aho hantu mu Balewi, munyemerere tuhasome, sinkunda kurenza igihe, nkunda kubaha igihe cyane, iminota isigaye nihangane gikoreshe. Abalewi ibice byaho 6, mwumva amagambo ari muri uwo murongo wa 1 kugera ku wa 6. Dusome.
Uwiteka abwira Mose ati tegeka Aroni n'abana be uti iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke, umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Umutambyi nimva aho hantu, umutambyi yambara ikanzu y'igitare, ntaraharenga umenye ko iyi kanzu y'igitare mu Byahishuriwe 19 isobanura imirimo myiza yo gukiranuka. Yambara ikanzu y'igitare n'iki n'ikabutura y'igitare, yego ayambare ku mubiri we. Iyi kabutura isobanura kwirinda. Umunyamasengesho nubwo yambaye imirimo myiza nk'ikanzu, ariko agire n'iki n'ikabutura imbere yitwa kwirinda. Muzi impamvu yayo? Ibyo byose ubu ngubu aha hantu ku ruhimbi muhaje, hanyuma mukaharigirira wenda nka adoration cyangwa ruwanje, ariko bikanabasaba kunama, mukayihimbaza mwunamiye mwahenereje mutya. Urabona ubwo muri bwa kwikanzu yawe inyuma igeze hagana he? Ubwo ikanzu yawe yabigeze he? Pe iba yafaniye rwarangiye mbese. Niyo mpamvu byasabaga ngo umutambyi najya gutunganya ibintu byo ku gicaniro, imirimo yawe, agenda yambaye n'iki n'ikabutura. Kuko mu gihe biri musabe kujya gute kunama yora ivu, hano byanditsemo, yego avanayo rya rindi ry'inyuma hariya mu mukubo mwiza ko ry'inyuma. Iyo mirimo yose musaba kunama no kwenyegeza no kujya kwatsa, ntakwiriye kuhakorerwa n'isoni cyangwa zikoze abamureba. Icyo kikaba ari igishushanyo cyasobanuraga kwirinda k'umunyamasengesho. Amen. Yambara iyo kanzu, iyo kabutura y'igitare nayo ayambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongorewe ku muriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro. Umva icya gatatu, kuyora ivu k'umutambyi, kuyora ivu ry'igitambo cyarayeho cyoshejwe cyakongowe, babyita mu Gifaransa holocauste. Ibitambo byose bikongorwa n'umuriro niko babyitaga. Amakara yabyo, ivu ryabyo n'iry'inkwi byarivanaga. Babyumvise? Umutambyi aragira ate ariyora rivaneho kugira ngo ikindi gitambo kibuze kujyaho kiba ari nkaho ari kiba gishyashya n'umuriro mushya n'ivu rishya byacyo. Bivuga iki? Ririya vu kuriyora bisobanura kudahorana ubuhamya bumwe. Bitavuze ngo ubuhamya bwa mbere burashaje butanga agaciro, ahubwo guhora ufite ubuhamya bushya, icyo wavuga kuri Yesu gishya. Amen. Haleluya. Ikindi yiyambure, noneho rero iyo mirimo nirangira, yiyambure iyo myambaro yambara indi, ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. Ko kantu mukitondera, ya kanzu yari yambaye acana, ya kabutura yo ku mubiri yambaye ayora ivu, n'aba agiye gusohoka mu rusengero nk'aha mu ihema agiye kumena ivu inyuma, ye kujyanayo iyi myenda. Muzi icyo bisobanura buriya mu buryo bw'umwuka? Bivuga ko kwera kwacu n'iby'Imana yacu tubana nayo hano bikwiriye kwandarikwa hanze. Akoma kuve mwitonze, ntibikwiriye kwandarikwa hehe? Hanze. Twebwe twigisha mu amezi 3, umaze guhinduka tumutangira ubuhamya, uzagunya ibirate hanze hariya, hagira umuza aje gushaka ubuhamya gusa bibonyine, kandi ubuhamya n'amaboko muzamanika, namara kwibonera beye icyo bashaka. Ubundi uvugiye uburyo twegeye ifunguro ryera ko tumanya kuri umugati, gusa ibyo bigira abantu bugire bite. Ibyo rero bimeze nk'ibyaho ntuzuriya muhungu Efurayimu ngo yafataga amavuta yera yo muri Israheli akayashakira inzira ku mupaka wa Siriya akajya kuyagusha muri Egiputa. Byanditse muri Hosea 12. Ntimugafata amavuta yerayo akora imirimo y'igiciro hano ngo muyijyane hehe? Muri Egiputa kuyagurishayo.
tugafata iby'icyubahiro by'Imana bya hano mu nzu yayo ngo tubibwire n'abo bitareba. Nicyo bivuze. Haleluya. Hanze aho ngaho hindura kandi si ukuvuga ko utari bujyane imirimo yo gukiranuka yabera, n'ubundi ntiyari wa mwenda gusa, ahubwo yari imbere muri wowe. Ugenda umena ivu ahadahumanirwa. Vaho kandi ahadahumanirwa muri ijambo, naho utashobora kuba atake, naho utakwandurira nawe. Bivuga ngo no hanze aha ngaho tugenda, ijambo ry'Imana dutegeka kwirinda bene data. Ku mashuri yemwe abanyeshuri, mu kazi mw'abakozi mwe, mu bucuruzi mw'abacuruzi mwe, murangura mudeduana, hariya hose muhajyane kwera, mutahane kwera. Amina. Mwahukane kwera, mutahane kwera, kwahuka kujya mu kazi. Amen. Dusoze ndamubwiye ngo ikindi hariya, umuriro ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Umutangiye ajya gushyiramo inkwi uko bukeye n'uko bwije, awushyiramo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo. Ntabwo niri kuvanga ntakavuza ako kantu. Igice cyose cy'igitambo hehe? Mu bwoserezo bwacyo. Mwari muzi ko aka kantu hari igihe nagasobanuye ahantu bita Nzahaha muri Rusizi. Yewe kuva none akavuga yuko nzara hagano ngiye kukavuga. Iri jambo mu gihe cyacu risobanura kudakonfunda ibintu, kutavanga ibintu mu byitiranye. Ubu turi mu minsi igoye y'imperuka, jya kumva ukumva ukasabwa ngo bitewe n'imyifatire y'abashumba ngo nta mpamvu kuzana icya cumi hano. Oya, nta mpamvu. Zangiye abakene tu ashe barakabije, bamara kukirya babyibuha niba bahita twumva ndangifashije iki abakene. Urabyishe, burishize igitambo aho kitagomba koserezwa, kuko tubonye ko igice cyose kigomba kugira iki ubwoserezo bwacyo. Abakene barafashwa nabo, uzabitekereze zubafashe. Uzi ko nta hantu wabona hano muri Bibiliya hagutera umuvumo ngo nuko utafashije abakene, ahubwo uzasangamo kuzahabwa umugisha ko wabafashije, ariko icya cumi cyo kiravumisha. Maraki 3:7 kugera ku 10. Ariko nta hantu wabona avuga ngo muravumwe ni mudafasha abakene. Ahubwo haravuga ngo mubafashe ko mwabonye uburyo, yego, kandi umufashije azahabwa umugisha. Ariko ntabwo ari nk'icyacu kuko kiravuga ngo utagitanze gishyitsi uravumwa wa muvumo ku ishyanga ryose ko mungana mwanyira ibyanjye. Ni mubinzanire bishyitse, murebe ko ntabagomororera imigomero mu ijoro nkabaswa umugisha, mukabonaho muwukwiza. Hepfo akavuga ngo nzahana indyanyi nyibahora. Iyo ndyanyi murayumva? Indyanyi, ibi bisimba byona, ubujura bwo kwiba, amaksida, kubiboresha bikabora muri stoke, ibyo byose Imana izabirwanya. Ibisimba byona harimo inzukira, harimo intozi, harimo imbeba, harimo inanda, harimo kagungu mu migozi. Ibyo bisimba byose byona Imana ishobora kubihana ibihora kujya utanga icya cumi gusa, ikabirwanya. Mwama dufashe cyane. Kandi Imana n'imvura yayitegeka kubwo icya cumi utanga. Bibere cyo byanditse muri Amosi, ni mugiye muri Amosi igice cya 4. Namaze gufunga Bibiliya, ariko tusomaho Amosi, umuhanuzi Amosi. Nibijye kuri Amosi ari inyuma y'abanahumu hariya hafi ya Bamika, inyuma ya Yoweri, paje 850. Igice cya 4 ndashaka ko dusoma gusa umurongo wa 6 n'uwa 7. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mu buri byo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, ni ko Uwiteka avuga. 7. Kandi narimye imvura hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera,
rimwe ku kantu, nahaye umudugudu umwe imvura. Ibaze nawe umudugudu nahaye umudugudu umwe imvura, ntuma uwundi utayibona. Umurima umwe waguwemo n'imvura, undi uyibuze uruma. Ibyo byose nabikoze kugira ngo mungaruke. Nuvuga ko Imana ifite ububasha, haleluya, bwo koriyanta la benediction, guha gahunda umugisha. Imana ishimwe. Gutegeka kwa 28 havuga ngo izategeka. Imana ishobora gutegeka umugisha ukazi wanjye no mu mirima yanjye, umuturanyi wanjye ntagire icyo abona. Njye nkabihabwa nuko nkorera Imana uko bikwiriye, wakazira yuko atayikora uko bikwiriye. Ngo ubashe Imana ndabufite. Banyamasengesho, ngiyo message y'amasengesho y'uno munsi ya nyuma najya gudusorezaho. Imana yo mu ijuru bamwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Kugira ngo dusenge muri ubu buryo. Amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi Uwiteka arakumva. Rero Imana ibanze tweze ikubabarira amagambo wavuze. Bibiri ivuga ko amagambo menshi atabara mu iki ibicumuro. Wenda wacumuye, waganira ibiganiro bibi, hari ntobayemo useka ibidasekwa, unegura ibyo kunegurwa, uragayana, uca imanza. Hari utunyanga twakubonetseho mu byo wasinyaga, mu byo wasobanuraga, mu byo wabaraga, mu byo ushinzwe. Yemwe bene data, umwanzi ntatwara agatotsi. Bashoferi mujye mwambara amapine, mujye cyo kuyambara, havuyeho umuyagaragaze, mujye munywa amazutu uko bayibahaye, kuri za bo munyweraho, mujye mukora byose mukiranuka. Abamotari, shamburayeri bakuguriye bariyo wambara, uyishyiramo ibiraka bibiri mushyashya uyirye. Sindamenya n'ikintu umuntu ayirisha, niba ari ikanya, niba ari icyuma, simbizi. Ni mukiranuke mu byo mukora byose mu izina rya Yesu. Namwe muri murabona ko amagare yabaye menshi rwose pe. Mwarabyumvise, mwarabibonye, ntabyo mutabona. Umuntu akaba yambaye sentire, imodoka ifite rwose control technique, ariko ikagenda ikabasekura ku giti cyangwa ku musozi ikabarangiza mwese, umushoferi n'abagenzi. Mwagiye menya ko mushobora kugenda ntimugaruke. Mwagiye kumenya ko iyo bukeye hari igihe butakwira. Ni ko muri ibyo yavuga ngo hari igihe nzarara musine kwirwamo, ariko hari igihe nzayirwamo no kwiraramo. Ni muri iki twezwe bene data, tubonye amasengesho kandi bejejwe. Reka muhaguruke dusenge Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana idukurize muri uko amasengesho, idukurize mu gusenga, tuba abakristo bakuze mu gusenga, bakujije impano. Mbese ibintu twize byinshi, Imana ibibahe. Mana nyiri ubuntu bwinshi, Mana nyiri itorero, Imana nyiri umurimo, ndagushimiye ko uyu munsi, kuri uyu mugoroba wa gatatu w'iki cyumweru, wemeye ko dusoza inyigisho twari dufite hano. Ndabigushimiye Kristo. Hirya yanjye hari abandi bazakomeza, ndabizi, uzakomeza gutanga umugisha mu iteraniro ry'abera. Ariko ubu nkiri kumwe nabo, ndasenze ngo wigishe abana bawe gusenga, utwigishe gusenga, uduhe kumenya umwifato w'usenga. Uduhe kumenya ibi bintu twumvise by'umuzamu, iby'umunyamabanga w'Imana wihariye, iby'ushinzwe umuriro n'igicaniro. Uduhe kumenya kwirinda mu mvugo, mu byo dukora. Tugukiranukire turi hafi cyangwa kure, turi mu Rwanda cyangwa turi mu mahanga. Tugukiranukire ku manywa cyangwa bwije, habona cyangwa hariho umwijima. Tugukiranukire Data, tugukiranukire Data, mu byo tubikijwe, mu byo turagijwe. Ndagushimiye. Ubaka umukristo w'umunyamasengesho hano, umwubaka yubakike, kugira ngo nibishoboka tugere ku rugero rukwiriye, rwa rundi twumvise
aho wadufata kwa kundi ugatubona kwa kundi ukatubitsa n'amabanga yawe. Ndagushimiye data, ngaho rereza abana bawe bagirira imbabazi, aho umuntu yakiraniwe hose umuhumanure kugira ngo Satani atamwirata hejuru akamwishimaho, ahubwo uduhe kwera nkuko nawe uri uwera. Ndagushimiye ko byumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.